banyarwanda banyarwandakazi, JMK Films akadomo rimwe kuzanye filime nziza cyane yitwa ububabare bw'ikinyoma series. Ese birakwiye ko umubyeyi ahitiramo umwana we uwo bazashakana? Sana akantu k'agahungu hano kadasobanutse kadafite aho gakomoka, wagira ngo gakomoka from nowhere. Mutesi yanze boyfriend we kubera yuko papa we ashaka umuhungu w'umukire. Ntabwo bigishobotse ko ngera dukunda. Ndapfakashata! Ntabwo bishobotse kubera iki? Serge ni umuhungu mwiza w'ipogare ariko w'umutubuzi, abeshya abakobwa yuko abakunda kandi abashaka amafaranga. Ubizi kuri bandi je nemerewe kubonana nawe. Ese Mutesi ko yisanze mu mutego wa Serge biragenda bite? Nemiteyo. Hari ahantu ufite igisoma imitoma. Hari ahantu ufite ujya usoma amagambo meza. Byose ni kubwawe. Serge ageze ku cyo yifuzaga. Kubwira ko nkeneye ko wambera senior advisor. Serge buriya ni umuntu uri pose, ibintu byose bikora ku murongo. Papa Mutesi namenye yuko umukwe yifuzaga ari umutubuzi, bizagenda bite? Mutesi wese azakora iki? Ntucikwe ni filime guca kuri YouTube channel yitwa JMK Films akadomo rimwe. Mu mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze, manuka gato ujye muri comments twayipininze ni comment ya mbere, ubundi uklike ujye kuri channel ukore subscribe kugira ngo ibikorwa byose bya JMK Films #1 utazigera ucikwa nabyo. Wari murambwira ngo cyarya. Wari murambwira gute? Ngo kike. Kareme. Oui. Wari murambwira ngo cyarya. Okay. Aziko uri mwiza koko. Mwiza pere mwiza uri mwiza. Rumwana mwiza, rumwana mwiza. Okay. Ahubwo ngo uri mwiza, umukobwa mwiza kandi. Aho buryo uzi ko uri mwiza, uri mwiza cyane, mwiza cyane. Uri mwiza. Buryo uzi ko urusha na mama w'ubwiza. Yega yega. Ndawukunda kandi uri umukobwa mwiza wo gukunda, sibyo? Mwiza pe, uri mwiza kandi ariko umutima wanjye uransuka. Weta. ndagukunda, uri igikobwa cyiza pe, uri igikobwa cyiza kandi ubereye gukunda. Mufite amaromo hano. Okay. Ahitambwira. Uri mwiza nk'izina ryawe pe, uri mwiza nk'izina ryawe kandi ubereye gukunda. Okay. Uzi kurusha ubwiza mama wawe. Uri mwiza cyane kandi ndagukunda. Negurira imwe. Tugende jya kuryama. Kamareme inzoga yanjye uranjyana. Tugende kugurira iyindi. Ku mwana wawe. Jyana gake ariko.
Ati. Keza. Oui. Ngwino nawe ujya kurya. Ngwino nawe ujya kurya. Keza bite ko muri hano? Papa yagiye kuryama. Nusajya kuryama mu maroji. Nese wowe namugeza mu rugo. Imodoka siri hariya. Nyine se nda watwara. None se Keza nta modoka uzi wowe? Kuryo oya ntabwo nabyemera. Umva kwigira mu kureba. Sibyo? Rwose tudapfubusa. Keza ntabwo dupfubusa. Kwinda kugira tudapfubusa. Ntabwo natuma papa ajya kujya reka. Ndavuze ngo agerayo se. Muzano mbatware basi. Kona cyane. Niba kwira murekura cyane. Uramurekura Kona zana kona cyarayifite. Ni uyifite kona. Keza ntabwo nshaka gutuma murenga aho tudapfubusa. ntabwo nidushaka turwane. Ntabwo numa papa turwane amana. Ke nta kibazo. Ke ntabwo ntuma mujya kurya. Keza imodoka iri hariya tugende dushemo papa ajya kuryama mu rugo. Ko icyo gihe ushaka papa ajya kuryama ahangaha. Uramurekura ntamurekura. Shake nawe ndekura. None gishaka kibi. Muri ntabwo numa kwiyegera. Muri biki? Papa ngwino. Una tugende. Kona. Muri biki? Kwe turapfubusa kandi. Keza ntabwo numa. Keza kingura. Keza wabaye ute? Nabwiye murekura. Keza wabaye ute? Muri biki? Ese ibaze mama aramutse ajanga agasanga papa yaje kuryama. Nese uratwara. Ndatwara nta kibazo nako naki. Muri Ndatwara. Ako Keza wagiye wiyubaha. Keza wasangiye na papa. Ibaze haramutse hagizemo umuntu ucangaho kuzi. Akabona ujya kuryama na papa mu marumu y'amaroji. Ahangaha. Keza wagiye wihangana. Kwini habaye iki? Byo wazihanganye bwa rimwe. Wabaye iki? Habaye iki kwini? Papa ngura tugende. Tujye mu rugo, njye kuryama mu rugo. Tugende. Keza wamfashije. Fashe tugende mu modoka basi. Sibyo? Basi nyumva bwa Keza arayifite papa. Zina kona. Keza nawe ushobora gutwara imodoka nshya. Keza ntaribi zana hano. Basi mfashe tugende. Sibyo sheri? Basi hangana. Please. Forgive me. Basi bw'uyu munsi sibyo? Icyo ariko uranshaka bita. Keza wamfashije narushye. Ntabwo ko papa ndusha ibiro. Basi mfashe tumujyane hariya. Umurimo w'iki? Kandi Keza uzicuza. Ibi bintu uri muzicuza. Papa tugende ku modoka. Manuka neza. Bayihangane tujye mu modoka. Ariko muze ibite byawe inkweto zanjye igihe nazigusira ntabwo urazidoda aka kanya. Urihangana ariko ndihangana gute igihe naguhereje izi nkweto? nagize ibiraka byinshi ariko ngiye guhita nkurikiza hehe. Sinakwishyuye. Nako nyine ndangiza. Sinakwishyuye. Wayamaye ndabizi ariko kubera iki utandodeye inkweto none ngo wabugize ibiraka byinshi? Ibyo biraka se ngiye byandutaga. Reka nakakonyine ndodo. Sibyo mwana wanjye. Muze ndodera inkweto nigendere cyangwa unsubiza yanjye.
oya nta kibazo ngiye guhita nyirangiza ugiye ngaho wowe ugiye urumva ngiye ndahita mbikora nyuma y'isaha urasanga nyirangije reka nkubwire ningaruka ngasanga inkweto zanjye utarazitote ese wagiye kugutunga abantu bakuru urutoki sawa ese biragenda hano wanjye se nawe urabyumva nyine ni iby'iki gihe n'iby'iyi mihanda nyine nawe urabibona cyagiye umusego nawe nagakibutunga urutoki uriya muhungu yasigiye urukweto rwiwe ariko asanga ntararangiza ko nagize akazi kenshi urumva usanze rero turimo dutonga no kugiza amahirwe umunyamuruyeho amafaranga bayabonye nta kintu nabonye gusa wowe urabona amafaranga ariko nawe ndabona umeze neza mwana wanjye uruzanye udukweto se yego ntukubondogera hano ubundi ubungubu wazarujugunyera ko ndabona urundi rwashaje ese undi papa wagize ngo izi nkweto ndacyazikunda niyo kuzikoresha mu rugo uziciye arazikoresha tu ntabwo ari ukuvuga ngo genzi ijyana ahantu se nawe nzamuca amafaranga ara ndabizi se uwo mwana wanjye ariko uzajya uyama nabonye usigaye warambwiye ngo uba ahantu heza papa nta kibazo ngaho mbwira rero wariye se njya sereka ubona uko umeze nta kintu ndashyira mu nda rwose urava hano ujya kurya sibyo ndabona binameze nabi urashonje cyane ndashonje pe se mba nze ngushakira aho urya cyangwa aho kurya ntabwo ari ngombwa wowe urayama ndaza kwirwariza ngaho rero mbwira ibibazo byawe uko bimeze bituma buri munsi ubona nyine papa njye nta bibazo mfite ikibazo mfite ni kimwe gusa ni ikihe kibazo ufite ikibazo mfite ni kimwe ni icy'uko uzandaburiza ukaba wamenya kuri papa wanjye ko yakukorera ahangaha rwose ndakwinginze papa nk'uko ubushize nabigusabye sibyo mbabara ufate utwawe ugende usubire mu gashyekero sibyo basi buri kimwe cyose uzajya ukenera ujye umpamagara kuri telefone nzajya nyigukemurira ase mwana wanjye ubu nawe ugiye kumbera akanyoko nzi ko ari umwana ugomba kumfata ukanzamura ukanyeza ku rwego rwo hejuru none urashaka kumbera nka nyoko wakubyaye erega papa n'ubundi ndagukunda kandi nta n'icyo ntazakora ku bwawe sibyo nta n'icyo nazakora ku bwawe no kuba ndimo kukubwira ngo uva ahangaha ugende ni uburyo bwo kugira ngo ngere ku cyo nkeneye urumva ubeho neza none se icyo ukeneye nzatuma utagigeraho gute niyicara hano ku mani ndodera inkweto zanjye waretse nkabuza nkidodera inkweto zanjye nibura wajya unatambuka hano ukamenya ko so yicaye ahangaha koko papa mva nkubwire sibyo impamvu ntashaka ko uguma ahangaha nk'uko nabikubwira ngo hari umuryango mbamo sibyo sinkeneye yuko umugabo wawe cyangwa umama wawe amenya kuri papa wanjye amenya yuko uriho kubera yuko baramutse bamenye yuko uhari papa banyirukana ubuzima bukongera bukambera bubi waranyishe wabwiye abo bakire niba ari abakene niba ari abo bazungu bamo ko rwose ngewe isona kibaho papa ntabwo nakwishe mbishaka none se wanyihakanye gute ukajya kuvuga ko nta so ugira kandi nyiriho kuko umwana wanjye papa ntabwo nakwishe mbishaka papa ntabwo nakwiyakanye mbishaka ni uburyo bwo kugira ngo ngere ku cyo nkeneye ubeho neza papa wagerageje ukanyumva wambabariye ukanyumva none se urasubiza mu gashyekero kumara icyo wese nkigumira hano ese papa ubu koko urabona haramutse hagize umuntu umenya yuko uri papa wanjye ubu koko nizere yuko nzaca ahangaha ndi kumwe n'uwo mubyeyi cyangwa se n'abo babyeyi ukihangana numvugishe cyangwa umamagara ngo mwana wanjye ubwo se urumva utabundaburije papa wakihanganye basi reka nkwereke sibyo reka nguha amafaranga sibyo ayo mafaranga ni ayawe yose se mwana papa byose ndimo ndabikora ku bwawe sibyo reka nguha amafaranga upakire utuntu twawe twose sibyo ugerageze usubire hehe hahandi mu gashyekero n'inzu utanzayikwishyura n'iseta nzayikwishyurira sibyo ariko mbabare usubire mu gashyekero sibyo papa turumvikana rero nashaka ibyiza numvaga naba ndi hafi uko ubinsobanuriye
njyewe sinzajye nkuvugisha uri kumwe n'abo bakire b'abazungu bene wabo wise ababyeyi bawe njyewe wajya utamwa nkamenya ko utambutse nkaba nzi kuri hafi yanjye ahangaha nanjye ndahangaha rwose mwana wanjye. Reka papa ndabizi uri umubyeyi kandi ugira amarangamutima ntago wabasha kubyihanganira nciyeho ndi kumwe nabo ngo ngende utamvugishije kandi ndabizi kunkunda kandi papa nanjye ndagukunda. Ese ubundi igihe wafatiye amafaranga mu ntoki gutayabara ngo yampereze ibindi tuze kubivugana nyuma. Ngahacira gufasha aya ngaya sibyo ubundi ufata akadeke cyangwa igupakirire gusa aya ngaya yangeza agashyekero nkishyuramo n'inzu ko hana narishyuye inzu. Papa akira aya ngaya nizera kari bugutoshe sibyo 60 naga cyangwa se umbwire mwongera ndi kambanze ndebe ko yuzuye nizera ko 100 biri buguhaza ntacyo ubwo ngubwo ntacyo ariko rwose umbabarire uzana reka nanagufasha. Oya wifasha mwana wanjye wikwiyanduza oya wikwiyanduza reka nushyira hanga batatunyiba kanushyira hano batatunyiba reka ngufashe papa nawe rwose usibi bikora. Oya fata iki kintu fata kino kintu nta kibazo je nta kibazo fata iki telefone cyawe yewe ndabyikorera mwana wanjye utiyanduza yewe baba ratagira umuntu dusanga ngaho mu rugo agasanga rwose ndi kumwe nawe ahangaha n'ibi bintu akira gira gutya ubuse buretse nizeye ko nta kintu cyawe wibagira ahangaha n'ikoroshi yawe yishyiremo hano reka nyishyiremo n'iyo envelope ntabwo nayisiga papa nta kibazo ngaho genda gahunda ubwo ngubwo niyo ngiyo ya telefone yawe uracyayifite agatelefone ndagafite kandi akangaka ndagafite nimero yanjye se uyifite nimero nari narakubuze yishyiriremo ako papa ni gute utazi nimero y'umukobwa wawe mu mutwe kandi ntarigeze mpindura ngarutse mu Rwanda amaze gusaza n'ibibazo byaranyishe. Oya humura ubu ngubu kuva twongeye tukabonana wumve ko ibibazo byose birangiye sibyo papa ngaho genda fata indobo yawe uje dore amafaranga ari butakare mbese mwiri konyashya yabike neza kandi utamamagara umbwira ngo wayataye yaratakaye hu dore nandi yasigaye papa ndagukunda nta kibazo mwana wawe nta kibazo urabizi gahunda ni yayindi kandi tuzagera kure nidufatanye nta kibazo mwana wawe sawa imana ikurinde ariko umutima wanjye uyu mwanya nje mu Rwanda koko mise nkubitana n'abashaka oya ariko si ngombwa ngo ube wenda umugezi ugeze nawe ushobora kuba waramugize ukiri aho wari uri shana ari mufite ariko nyine dufashe break igitangaje nuko mbona yavuyemo burundu bivuze ko uri kumpisha nakubwiye ibintu byose urimo urabikwepa cyangwa ubona uri ku gatelefone buri kanya shasho nabeshye nuko ntabwo nkubeshye 100% ariko uzi icyo gihe abantu mbavugana nabo n'abashiti banjye basigaye muri Amerika sawa nyine ni ukuri fasha tubyiyorere ni ukuri gusa nyine nimugira nzamukwereka ajya ngwisha shana nakubonye ni ukuri kandi njye nta mu diaspora nshakana n'umuntu wiriya nshaka twiganye oya se urashaka dushaka umuntu nyine umunyarwanda mubanye se akahita ajya hanze noneho ntabwo byavamo uzahita umwanga aho yarabona amwanga ariko nanagiye twanajyana hakuze ubuzima bwari ukuntu bimeze bike mukajya ego mutwe semeze bite ko ndeba none ko mumonye mu gaceceka bimeze biti ibyo mwavugaga birashoje oya ni byatwaganira ariko twaganiragaho umunaniro weekend ko ndeba ntabwo byari byoroshye ese ke byari bigenze twari dutashye guti sinzi ukuntu ageze hano mu rugo urumva nyine waranywera sinda oya ntabwo sinda mbabari ni ukuri nanyweye
karamfata pe mubona ko izagufashe pe tutagucyura kuko naricaye ngiye kubona igihe wasinze ngiye kubona mbona ko inarinjiye ndavuga ni Imana rwose irandeberera pe ntabwo nari kubasha njyenyine Queen aje asanga twari turi nawe turasangira turarya turanywa tunjoro tutatugucyura pane gute rwose byagenze ariko warari mwe karibwa bwa mbere nawe ndisomye rwose njye n'ubwa mbere nari mubonye muri sakuriya pa ariko nta kintu nangije ibyo ari byo byose usibye kumwera akabyeri kakamfata wenda uko mwabibonye ariko n'abandi bantu twari turi kumwe twari twenyine nyine urumva wowe ntabwo uri mu kabari kuri tebo yacu ntabwo nibuka ukuntu ageze hano pe nshidutse mu kanya twakuzanye njye na Queen twakuzanye njye na Queen kugira abakobwa nk'amwe ntabwo bisa rwose mumenye gutaha ongeraho noneho kuba nyine ninde waje utwaye nijyewe oya nibyo birangiye kubwaya ahubwo umugisha nyine wabayeho nuko twese tuzi imodoka ubu si iyo bigenda kuriya twese nawe se burya uri umushoferi ntabwo pa ndatunguye pe iyo modoka ndayizi none oke ngemera ukatwicaranye sinzi n'igihe Queen yaziye Queen yaje nawe turasangira birangira twese dutahanye cyane cyane nawe nimugorana none sinzi ikintu cyakirimo pe ntabwo byari byoroshye niyo mpamvu namenetse umutwe ngira ngo numva rwose mfite amakananiro kanze nanagusubiremo papa genda nyine wongere wiryamire cyangwa turahise tugutegurire ku meza oya ndabikora mbyutse cyangwa ubanza dushe akoye kamera yanjye rimwe na rimwe nkoresha amafuti iyo wibeshye ugafungura umunwa iyo nibeshye agafungura umunwa kubiza amafuti yawe yose hari umuntu wari bwayumvane amafuti yawe yose ndayazi habuze gato utangira uvuga ngo urumva nasanze Keza yagusindishije na oya ntabwo nari kubivuga ahubwo ikintu ngiye kuvuga namwe nahubwo Paul urumva wagize umugisha kuba abantu bawe twese waradutuje ibintu byose nibyo nari ngiye kuvuga nareze twe cheers ma Aseke tugwa cheers ku mazi Aseke yifataje amazi ahubwo niyo ushaka nyine murabona rero nabazanye hano ngo tuganire sibyo tuganire mumbwire ibitagenda neza mumbwire imbogamizi muhura nazo mumbwire nka mama wanyu sibyo ke mbora uve muri telefone akanyuma mutwaganira Keza ari muri telefone shakire ka byarangiye mama uri kunsuzugura ndakunda sheri ubu mbabaje saba mama imbabazi pardon c'est pardon mama nicyo cyatumye mbazana hano ni icyo gitekerezo nagize ndavuga ngo akajyana n'abakobwa banjye mbaganirize ngewe ku bwanjye numva mwavamo abakobwa beza ejo mukazavamo ababyeyi beza mukazashaka mukampesha ishema mukabyara mukarera mukanyambika ikamba papa mukamwambika ingofero mukitwara nk'abari b'u Rwanda apana ibintu biri hanze aha ngaha mba mbona bikantera ubwoba twereka nzana n'abakobwa banjye mbaganirize ejo ntazababona mu bintu biteye isoni nta kibazo njye nzabikurikiza ke wabyumvise yego ikintu mama avuze ahubwo se wabyumvise magiye nabyumvise kandi wakoze kudutekerezaho no kuba watekereza ko tutaganira mu rugo siko byari byanze nyine ukavuga uti reka dusohokane dusangire n'agafanta nyine utuganirize jewe wenda kuri side yanjye nyine ndabashimira cyane
wambereye mama mwiza, mwambere ababyeyi beza, ego mwambere ababyeyi beza. Ndabashimira ko udatekereza Keza wenyine, nanjye wambereye mama mwiza. Nyine man, ndagushimira ko iyo utekereje twese dutekereza, udatekereza Keza wenyine. Nyine uburyo uba umuhangayikiye niko nanjye uba umuhangayikiye, uburyo umuvunikira niko mvunikira, ni kuri byose ndabibona pe, mbirebesha amaso, ariko hari igihe kizagera mbikwiture uzabona ko wambere umubyeyi mwiza. Numbera umukobwa mwiza ukanyereka kuri umubyeyi mwiza, nkabona nyine uvuye umubyeyi muzima, niryo shema uzamumpaye. Ma, trust me, nzabyubahiriza nk'uko binsabye. Nzakubera umwana mwiza. Ni ukuri kandi Nzavamo umubyeyi mwiza. Tuzarushana kandi bizashimisha mama. Oya mwese, oya mwipinga mwese, nihurizo mbahaye, mwese nihurizo mbahaye. Muzambera abakobwa beza. Tuzabikora mama. Bakuze kubona abana b'abakobwa ubu ni kurera, buriya reka nkubwire ntabwo muzi amahirwe mwagize. Papa wanyu ara niyo mahirwe ya mbere mwagize. Ubundi umubyeyi w'umugabo wita ku bana atabyaye n'umwe ku ijana, abenshi nabo babyaye ntabwo babitaho. Ntabwo papa wanyu ubitaho, ubashakira imibereho, ntaryama ntarya, muzarebe isaha atahira, muzarebe isaha agendera kubera mwebwe. Yakaryamye akaruhuka nk'abandi, ariko ntabwo yaryama, ababatekereza. Keza nawe ukongera gukunda umurimo nka mbere. Akunda kuko umurimo nyine niwe uzakugeza ku iterambere ryawe. Imyitwarire umaze iminsi ufite ukayihindura Keza. Ntabwo imyitwarire ufite ndi kuyikunda muri ino minsi. Gira ibyo uhindura. Queen ukagira igihe ukaganira na Keza, ukamugira inama. Keza ibintu ari gukora nukurereka nkubwire nuko nakubyaye ndi mama wawe, ariko warambabaje. Niyo mpamvu nanaje ahangaha kugira ngo tubiganire ibintu birangire. Ntuzongere kwisibyo ibyama. Keza rega ntabwo wakwitwara ngo ucyure umwana w'umukobwa ukimfite. Ejo se bizagenda bite mbaye ntahari? Ese ejo niba ubakurwaye bizagenda bite? Utazumva nkubwira ngo cyangwa ujye mandi kuguha, mandi kuguhana nka mama wawe. Nawe ushaka uko ejo uzabaho, ushaka uko ejo uzagira umuryango. Nuguma kwitwara ngo uzarera abana bawe ute? Uzubaka urwawe ute? Nta muntu wakwihanganira uretse mama wawe. Ubwo byo munsezeranije, nizere ko muzabikomeza. Qui. Mama Keza ari hehe ariko numvaga ko? Mama Keza ari hehe? Mama Keza yagiye ku kazi na Keza. Keza yagiye ku kazi na Keza. Você yagiye? Rose. Rose nawe yagiye kuzana amata ku muhanda.
ese bite ko nawe ufite ibintu byinshi ndimo natekereza bafashe imfunguzo ariko sinibuka pe kandi mbonakiriye z'imodoka se cyangwa zo kuri ni za ofisi muhamagara umubaze bayashyira hano mu nzu ibyo ari byo byose inkweto zawe zirasa nabi akwiboshye zikabaraza nta kibazo byihorere ndabitunganyiriza hariya byihorere merci beaucoup. Bien.